Itangiriro 35 umurongo wa 20. Yakobo ashinga inkingi ku gituro cye, ariyo nkingi y'igituro cya Rasheli ikiriho na bugingo n'ubu. Itangiriro 47 umurongo wa 26. Yozefu yandikisha iryo tegeko riba itegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu, yuko Farawo ahabwa igice cya 5. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye ubwa Farawo. Abami ba kabiri ibice 12 umurongo wa 7. Bukeye yica mu Babedomu abantu inzovu imwe, abatsinda mu kibaya cy'umunyu, atera Isera arahatsinda, ahahimba Yokiteli na bugingo n'ubu. Reka dusome muri Matayo 27 umurongo wa 7 n'8. Bajya inama bazigura isambu y'umubumbyi ngo ijye ihambwamo abashyitsi, nicyo gituma iyo sambu yitwa isambu y'amaraso na bugingo n'ubu. Abami ba kabiri ibice 16 umurongo wa 6. Icyo gihe Resini umwami w'Isiriya agarurira Abisiriya Elati, yirukana Abayuda, maze Abisiriya baza Elati baturayo na bugingo n'ubu. Yosuwa ibice 4 umurongo wa 9. Yosuwa nawe ashinga amabuye 12 muri Yorodani hagati, aho abatambyi bahetse isanduka y'isezerano bari bashinze ibirenge, niho akiri na bugingo n'ubu. Abami ba mbere igice cya 9 umurongo wa 13. Aravuga ati, mbese mwana wa data, imidugudu wampaye ni midugudu ki? Ni koko hahimba igihugu cy'i Kabuli, ari nako hakitwa na bugingo n'ubu. Turongeye tubahaye ikaze kandi Imana ibahe umugisha ko mukomeza kudukurikira tukabana kugira ngo twige byinshi tumenye. Uyu munsi dufite ikibazo pastor yagiye kudufasha gusubiza. Hari ibyanditswe byera byinshi bigarukamo ijambo ryitwa ngo na bugingo n'ubu. Reka dusome hano muri Yosuwa ibice 7 ku murongo wa 26. Haravuga ngo birangiye bamurundaho ikirundo kinini cy'amabuye, kiracyariho n'ubu. Ibyo ku ngoma za mbere ibice 4 umurongo wa 43. Bica igice cy'Abamaleki cyacitse ku icumu, baturaho na bugingo n'ubu. Pastor, icyo kintu hari n'ibindi byanditswe bitandukanye bivuga na bugingo n'ubu koko biba bisobanuye ko ibyo bintu bigihari na bugingo n'ubu muri Bibiliya nyirizina isobanuye iki? Murakoze. Hari imirongo myinshi kandi numvishe hari abantu bagiye batandukanye bagiye bayisoma bayivuga. Hari ahantu usanga umuntu ari kubwiriza, hari ahantu ugeze kumva umuntu ari kubwiriza ati mugore wa Loti yahindutse inkingi y'umunyu, ati na n'ubugingo n'ubu iriho, wagenda ukayibona. Nibyo, ariko iri jambo na bugingo n'ubu ni ikintu cyoroshye cyane. Nuvuga ngo igisubizo cyoroshye, nuvuga ngo ni ukugeza igihe umwanditsi yari ari kwandika. Niko byari bigize ute? Byari bimeze muri icyo gihe. Ari kwandika ni gutyo byari bimeze kugeza icyo gihe, nuko byari bimeze. Ntabwo bivuze ko uyu munsi twasanga 100% bya bintu ariko bigize ute bimeze. Hari ibyo twagenda uyu munsi biranagoye ko ibintu byinshi usanga 100% uko bimeze. Urugero nk'abavuze ati bamurunda ikirundo cy'amabuye kiracyana na bugingo n'ubu. Ntabwo twagenda ngo tubone icyo kirundo cy'amabuye, kuko wasanga hari abaje bakayakuraho, wasanga wenda hari umwuzuro wabaye, wasanga hari umutingito, wasanga hari abayubakishije ariko ntabwo bivuze ngo uyu munsi wagenda uhite ubona. Ariko abize amateka hari ibintu bita archaeology, kugenda bavumbura ibya kera. Urugero nk'umurongo basomye ngo bashyira ngo amabuye mu ruzi ngo 12 muri Yorodani ngo bayambukiraho. Ayo mabuye ntabwo uyu munsi wagana ngo 100% uyabona ari 12 atondetse. Ariko abashakashatsi bagiye bakora ubushakashatsi bakabona mu nyanja harimo ibimenyetso bigaragaza ko ahantu higeze hambukirwa iki abantu. Ariko amazi umwuzuro haza wenda ukarengera amabuye, amwe agatemba akagenda andi agasigara. Si ntabwo uyu munsi wagenda ngo usange 100%, cyangwa usange ahantu haravuze ngo haratuye ngo Abameleki ngo usange 100% umunsi no batu. Wibuke ko Abameleki nanone Imana yongeye gusaba Sawuli n'abamukurikira kugenda kubica bakabamara bakabamara. None zubwo urumva icyo gihe babagiye, ahubwo ari kuvuga mu icyo gihe yari ari kwandika. Mu icyo gihe byandikwaga niko byari bigize ute byari bimeze. Urugero ti Rasheli arapfa, Yakobo ashinga inuza inkingi iracyana bugingo n'ubu. Uyu munsi ntago ushobora kugenda ngo iyo nkingi uyibone. cyangwa uzarigiye ubushakashatsi kwereka ati igitoro cyari hariya niki, kuko kera hari ukuntu bashyinguraga
bakorogoshoraga imva mu rutare, ntabwo bacukuragamo hasi, bashyinguraga bameze nk'abaseseka mu rutare. Wenda ukaba wagenda uyu munsi ukayibona, hari nawe ugenda ntubibone kubera wenda habaye umwuzure, aho hantu hararengerwa nta hantu harasibika, ariko hari ahantu ugenda ukajya gusura bimwe mu bimenyetso ukabibona, ibindi ntugire ute ntubibone. N'ibyo ubone ntubibone uko bivugwa muri Bibiliya, hakaba impinduka zagize ute zabaye. Niyo mpamvu rero iyi mvugo ngo nabugingo n'ubu, abantu bakagwe mu mutego wo gushaka kuyikoresha ko n'uyu munsi ubw'ibyo bintu wasanga 100% ariko bigize ute ariko bimeze. Oya, hari abantu bandi batuye aho hantu, hari amoko yivanze. Yego, Abisiraheli bari bafite ubwami burimo bumwe bunyuma bwigabamo ibice bibiri, bamwe bajya i Samariya abandi Yudaya. Hari ibintu byinshi byahindutse kubera amateka, kubera imihindagurikire y'ibihe, y'ikirere, imyuzure, imitingito. Ibyo byose bigira ingaruka ku nyubako, bigira ingaruka ku byari bigize ute, ku byari biriho amajyambere, ubuhinzi. Hari ibimenyetso bimwe na bimwe utagenda ngo uhite ugira ute ubona 100%. Hari ugenda umva ngo bavumba igice cy'inguge Nowa yagize ute yubatse, kumva ati bavumbuye igice cyayo. Hari ugenda kuva ati babonye iki, hari ibimenyetso bimwe na bimwe bagenda bavumbura, bimwe mu butaka hasi, ibindi wenda hejuru y'imisozi, ariko uyu ari kwandika ari kubivuga nkaho bihari neza bifatika bigaragara, kuko mu gihe cyari kwandika byari bigize ute ni gutyo byari bimeze, byari biriho na bugingo n'ubu. Uyu munsi ibintu byarahindutse. Ni nk'umuntu wavuye mu Rwanda mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, aramutse agarutse mu Rwanda uyu munsi yasanga ibintu byarahindutse cyane. Ibyo yarazi, amazu, inyubako, yasanga byinshi byagize ute byarahindutse. Ubwo rero ntago bikiri na bugingo n'ubu yo mu gihe cye, ni na bugingo n'ubu mu gihe cyacu. Ubwo rero uyu mwanditsi yavuze ngo na bugingo n'ubu, aba ari kuvuga mu gihe cye ari kugira ute ari kwandika. Ni gutya ibintu byari bimeze, ntago bivuze ko ariko byakomeje kuba 100%. Hari impinduka nyinshi zigenda ziba nyuma y'uko umwanditsi yanditse ibintu, cyane cyane nko ku bintu biri twabyita ngo biri fizika, bifatika, bigaragara nk'igituro, ngo inkingi, amabuye. Ibyo ni ibintu bihinduka. Usibye n'ibyo, urugero nk'ahantu bavuze ngo isambu ngo y'amafaranga Yuda yari yahawe agambanira Yesu, bayaguze ngo isambu, ngo yitwa isambu y'amaraso, ngo akingirwamo abashyitsi, ngo na bugingo n'ubu. Ese n'uyu munsi tugiye twasanga kuko iyo sambu ari sambu y'amaraso ayikishyira ngo na bugingo n'ubu? Ese twasanga kuko 100% iyo sambu wasanga wenda hatuwe, wasanga harubatswe. Yego, niyo haba hari, ntabwo haba kimeze nk'uko hari ameze icyo gihe. Nuvuga ngo hari ibintu byinshi bigenda bihinduka. Niyo mpamvu ugomba kwirinda kugwa mu mutwe uvuga ngo ahantu bose ngo na bugingo n'ubu ngo kiracyariho, ngo umenye ngo biriho nk'uko icyo gihe byari bigize ute byari bimeze. Hari impinduka ziba nyinshi cyane bitewe n'imyubakire, bitewe n'imiturire, amateka. Nko muri Isiraheli hari imyaka myinshi yamaze Abisiraheli baratatanye hirya no hino. Isiraheli yose iri Palestine ituwe n'Abisilamu, ku buryo n'urusengero rwubatse bararusenya bahubaka umusigiti. Urumva rero nk'umuntu wanditse mu rusengero hari na bugingo n'ubu, hari umusigiti, hari urusengero, cyangwa zagasigara nk'ibimenyetso nk'igikuta, abatanga igikuta cy'amaganya kiracyariho, bamwe bagisengera bakajya kuganyiraho. So bivuze ngo hari ibintu byinshi byagiye bihinduka, aho ubutumwa bwiza, aho Abisiraheli bagiye banyura, za Sinayi, za muri Egiputa, aho hose byagiye bihinduka, birahinduka cyane. Hahandi Yesu yabaye avuga ubutumwa, uyu munsi ntibamwemera. Abayahudi 90% yabo ntabwo bamwemera. Ahubwo igitangaje abantu batari bazi nuko uzasanga muri Palestine, mu gice kirimo Abisilamu benshi, hari abakristo benshi kurenza mu Bisiraheli, kuko Abisiraheli benshi bo ni Abayahudi. Hari umugabo nabonye ejo bundi, umupadiri wo mu Budage agiye gusura ahantu muri Isiraheli, baramubuza kubera ko yambaye umusaraba. Bamwe ngo umusaraba nza ukuremo ngo yemerwe kwicwa. Agiye gusura na ahantu ndangaburanga ariko hamateka y'Abayahudi batemera umusaraba. Umusaraba bafata nk'ikivume, kuko umusaraba kuri bo ni umuntu wabambwaga ku musaraba ni ikivume. So kuza ari wambaye umusaraba kuri bo ni ukuzana ikintu cyavumwe, ni ukuzana ikintu kitemewe kuri bo. Baramubuza, tora manzu bikuremo kugira ngo tukwemere uhinjire. Nawe ati n'uburenganzira bwanjye. Ntabwo bari kumwemera, kubona Abayahudi na baracyategereje ngo Yesu azagira ute, ngo Mesiya azaza. Baracyategereje Mesiya, ntabwo bemera ko Yesu ari Mesiya, bo baracyamutegereje. So urumva rero ibintu bigenda byagiye bihinduka. Iyo bavuze ngo na bugingo n'ubu kugeza ubu ngo niko bikiri, ntago tugomba kumva 100% ko uyu munsi ariko bimeze, ahubwo niko byari biri. Umwanditsi agira ute yandika, we yandika icyo gihe byari bimeze gutyo. Ariko nyuma
hari ibyagiye bigira ute bihinduka. Iyo mvugo ntikajye tugwa mu mutego nk'uwo mubwiriza wabwirizaga ati niko birina n'ubugingo n'ubu wagenda ukabibona. Oya, ushobora kugenda ntubibone kuko amateka arahinduka bitewe n'ibintu byinshi twagiye tuvuga, iterambere, impinduka z'ibihe. Wari uzi ko hari ahantu umugezi wanyuraga ukongera ukimura inzira ugaca ahandi. Ibyo bibaho. Imigezi irakama, ibyo bibaho. Ibimenyetso bigasibangana bimwe na bimwe. Ntabwo rero tugomba nanone kuva ngo tuzemera ikintu cyose ngo nabugingo n'ubu ngo turagenda tukibone ngo niko kimeze. Oya, byarahindutse. Hari biriho, hari bitariho. N'ibiriho ntabwo biriho nk'uko byari bigize ute, byari bimeze mu mwuzuro wabyo n'uko byari biteye. Biriho nk'amateka, biriho nk'ibirango gusa biranga amateka. Atuye umusozi no harubatse, urabona nk'ihema ry'ibonaniro iryo bubatse muri Israel uyu munsi ni nko kuba akantu nyaburanga abantu bajya basura. Ntabwo ari rya rindi Mose yabo, ahubwo ni irindi bakoze rishushanya uko rya rindi ryarigize ute ryari rimeze. Basomye mu gitabo uko ryari ryubatse, barongera barabikora barubaka. Ariko suvuga ngo rya rindi Mose yubakishe bateruraga ngo niryo rihari. Yasanduka isezerano ngo niyihari. Nanone hari igihe abisera ngo nibo bayifite, abanya-Ethiopia bakava nabo ngo nibo bayifite nk'aborthodoxe. Ibintu amateka yagiye ahinduka cyane, kandi ni byiza ko ahinduka kuko Yesu we yaje kugira ngo tuve kubifatika tujye kubidafatika. Ntabwo twizera Yesu kubera wenda ibuye ryagaragaye kubera iki. Oya, nimva Yesu irahari. Nimwe mu myenda, imwe iri Roma, indi iri Yerusalemu, hariyo n'uvishi iri mu Bufaransa, ahantu hatandukanye mu myenda bagiye bamushyinguramo. Ariko ibyo ni ibimenyetso gusa biri aho, bimwe bishobora no guhinduka. Urugero nk'ahandi Yesu yasenze akabira ibyuya bivanze n'iki n'amaraso, uragenda kuko bati na hano haraha amabuye atiriwe niri nibyo hose aho hantu harahari. Ariko hari ntabwo wasanga iryo shyamba ibiti byari bihateye mu icyo gihe aribyo bikigize ute bicyateye. Ntabwo wasanga ibyatsi byari bimeze mu icyo gihe uyu munsi ariko bigize ute ariko bimeze. Harahagiye haba ubutayu, harahagiye haterwa ibindi biti bishya. So nabugingo n'ubu ujye wita wumva ko ni present y'umwanditsi, ni mu gihe cy'uru kwandika. Ntabwo ugomba guhita uyihuza 100% no mu gihe cyacu. Murakoze. Murakonzwe.